Yesu ashimwe. Maranata. Umwami Yesu naze. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Ndanezerewe cyane kwibona hano hantu. Izina ry'Imana rishimwe. Aya ni amahirwe abajya babasha guhagarara imbere y'abantu gutya dushima Imana. Ntabwo ari uko ibyo tubabwira aha mu iteraniro haba hatari abandi babizi. Nta bishyashya tuba twazanye. Ni ibintu bisanzwe tumaranye imyaka myinshi cyane kuva twavuka muri iri jambo. Iri jambo rimaze igihe kirekire. Waravutse urarisanga, nanjye ndarisanga. Ariko buri gihe uko turibumbuye duhora twumva ari bishyashya. Izina ry'Imana rishimwe. Bivuga ngo tugomba guhora turirya uko bwije nuko bukeye kugeza Yesu agarutse, gucungurwa kwacu kubonetse. Izina ry'Imana rishimwe. Mbanje gutanga intashyo z'umuryango wanjye, abana n'umugabo. Barambwiye ngo ahantu ngiye kumara icyumweru mbaramutse. Ndabahobeye mwese mu izina rya Yesu. Mfite intashyo ry'itorero kugira ngo mbashe kuza nkamara iyi minsi hano, nuko itorero ryabyemeye. Itorero ry'inaha ryandikiye itorero ry'i Kigali mbarirwamo, maze barabyemera ndetse babishyira mu nama y'itorero, barabivotera, inama y'itorero iranyemerera. Izina ry'Imana rishimwe. Rero ari inama y'itorero rya Horeb, ari intara, pasiteri w'intara Abel, bose barabatashya ngo aheza ni mu ijuru. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Icyigisho sinzi niba hari ibyo nsimbutse, izina ryanjye bari babwiye, sibyo? Ndi umubyeyi ufite umugabo umwe n'abana 5. Ese si ndi umukecuru? Kubyara 5 ntabwo byoroshye. Ubwo ndabivuga mukumva ni ibintu byorohereye. Ntabwo byoroshye. Mfite abahungu 3 n'abakobwa 2. Ndumva bihagije. Yego. Mu kazi nkora mu burezi. Nkora ku ishuri rifite primaire na maternelle. Ntabwo ndi mama maîtresse, mbana nabo, ariko ngenda umusekreteri comptable w'iryo shuri. Niyo mpamvu mbyibushye mbara amafaranga. Ndayareba atarayanjye nkanyurwa. Ntabwo nayiba kuko mba mbona ari nk'ibipapuro, ariko wumva utuje. Abakora mu mafaranga murabizi. Iyo ukora mu mafaranga uratuza. Nubwo atarayawe wumva utuje. Nta mururumba wayo ugira. Imana ishimwe cyane. Karagaciyemo ngo munaseke, nabyo ni ingenzi. Icyigisho cyanjye umutwe wacyo nashatse ko tuganira uyu munsi, ntagiye kure y'insanganyamatsiko iboneka muri Yesaya. Iyi nsanganyamatsiko iboneka muri Yesaya 40, itubwira ko dukwiye guhumurizanya, itubwiye ko dukwiye kuvuga ibiyururutsa imitima. Nshingiye kuri iyo nsanganyamatsiko, umutwe w'icyigisho cy'aya manywa uratubwira ngo garuka mu rugo. Amen. Garuka mu rugo. Garuka mu rugo kuko byose niho bikundira. Iyo wabashije kuba mu rugo neza, ukaba umupapa utwara buyobora neza, ukaba umumama urangiza inshingano zawe neza, abana bakabigendamo neza, ijuru rito ni mu rugo. Amen. Mu rugo kugira ngo ibintu byaho biryohe, ni ukugira ubumwe, ni ukugira ubucuti, kandi ubwo bucuti wagiriye mu muryango, ugakunda umugore wawe, ugakunda abana bawe, ukaba umugore mwiza, ugakunda umugabo wawe, ugakunda abana bawe, mukaba abana beza, mugakunda ababyeyi,
mukumvira uko bikwiriye, umwere uturutse ibukuru bucya wakwiriye hose, maze bikagenda bigasakabaka mu baturanyi, bikaza waza kwiga muri kaminuza ukabibiba muri bagenzi bawe, bikaza mu ishuri ryo ku isabato ukabitanga, maze bikazadukururira kuzabona ubwami bw'ijuru. Intangiriro yo kugira ngo tuzabone igihugu cy'ijuru bitangirira mu rugo. Rero umutwe w'icyigisho uravuga ngo garuka mu rugo. Abantu barahabye, nta mwanya wo mu rugo bafite. Abantu barahabye, nta mwanya w'abana dufite. Abantu twarahabye, nta mwanya w'abashakanye, nta communication. Umuntu wese aragenda uko ashaka, aratahira igihe ashakiye, ararya ibyo mutavuganye, uraza ukarya ibyo ubonye, maze bigatuma abantu baba barakare. Abantu bakaba mu rugo bameze bate? Barakaye. Umuntu akinjira ukagira ngo mwatonganye, mu itorero tukahicara turakaye, ukajya ubona umuntu yafunze isura, ugahura n'umuntu wamubwira wiriwe ukabona ntashaka kuyiguha. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, kandi ibintu nta handi byapfiriye mu rugo. Mu rugo iyo byanze birazamuka mu itorero bikanga, bikazamuka aho dukorera bikanga, bikazamuka aho twiga bikanga, maze bikazadusurira kuzabura ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho nicyo gishoro cyacu, niyo nyungu y'umukristo, niwo musaruro wo kuba warafashe iki gihe cyo kwicara hano, kubaha Imana, kugendana nayo, kandi ukagendana n'Imana muri byose. Kandi bitwabivuze nimugoroba, ntabwo kugendana n'Imana bigendana n'ibihe byiza. Ntabwo kugira ngo dukundane na Yesu ari uko twaguwe neza. Abana bahagaze aha mu gitondo bavuze jenoside yakorewe Abatutsi, igihe gikomeye Abanyarwanda twanyuzemo. Mwebwe muri abana abenshi birashoboka ko hari ababibonye, ariko nkurikije umubare mwinshi ndeba aha ni abantu bavutse nyuma ya 1994. Ese sibyo? Abantu bari aha benshi ni abanyeshuri mugeze muri kaminuza, nubwo waba ugeze muri doctora, ndahamya neza yuko utari warenze imyaka 30, kandi jenoside imaze kugeza muri iyo myaka. Bivuga ngo nubwo waba wari uriho, wari umwana, ntabwo ibyinshi ubizi, urimo urabyumva nk'amateka, ariko reka nkubwire ababibayemo ndimo, ntabwo bitubujije kubaha Imana. Ese biroroshye? Ntabwo byoroshye. Rero ndagira ngo mbabwire ngo kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ushobora kwiga ukaba profeseri, harya nicyo cyiciro cya nyuma, yego. Ariko reka mbabwire, ushobora kubitunga ukagira amadiplome n'amadiplome, ukagira amadigiri n'amadigiri, ariko uri umuswa utaba mu rugo. Dogiteri utaba mu rugo abaho? Dogiteri uba mu kabari abaho? Profeseri w'indaya abaho? Imana ibaha umugisha cyane. Abo ntabwo bari mu muryango, abo ntabwo bari mu rugo, abo bataye umuryango, abo bataye urugo, nta edikasiyo iri iwabo, kuko urugero bafite ubwarwo ni rubi cyane. Kandi ngo bagize bate? Ngo barize. Umuyobozi w'igihugu cyacu ajya avuga ngo no mubize haba iki? Haba injiji. Imana ibaha umugisha. No mubize haba injiji. Kuba injiji rero ntabwo ari uko utazi gusoma no kwandika. Ubasha kuba injiji uri dogiteri, ubasha kuba injiji uri profeseri, ushobora kuba injiji uri humaniste, ushobora kuba injiji, ushobora kurushwa ubwenge n'umuntu utarakandagiye mu ishuri, tazi gusoma no kwandika, ariko akakurusha kuyobora umuryango we, akakurusha kuyobora itorero nk'iri, akakurusha gushyira ibintu ku murongo, kandi ngo ntabwo yagize ate? Ngo ntabwo yize. Rero kwiga ni ibindi byiza tugeraho,
ariko nta nubwo turi bubikangishe, kuko ntabwo ari byo byaduhesha ubugingo buhoraho, ntabwo ari byo byatugezaho tuzaba by'iteka ryose. Dukwiye gusobanukirwa icyo Uwiteka dushakaho. Amen. Mu byo Uwiteka dushakaho, akeneye ko umwubaha, akeneye ko umwizera, akeneye kuba mu ruhande rwe, kuko nuba mu ruhande rwe ntaho umubisha azagira ate, ntaho umubisha azaguturuka. Ntibishoboka, kuko umubisha azaza asanga ufite antibara, asanga wihishe muri Yesu. Umwanzi Satani azakugabaho ibitero, abakobwa muzahura n'ibitero, ababyeyi muzahura n'ibitero, abagore n'abagabo muzahura n'ingorane, ariko kuko wihishe muri Kristo Yesu niwe antibare yacu. Imyambi ntabwo izakurasaho, ntabwo bishoboka. Imyambi ntabwo izakurasaho, ntabwo izakugeraho, bizajya bikubita bisanga ufite ugukingirije. Iyo mbwiriza nkoresha amazi menshi, ngeraho nkumva ndasa n'ufatanye, abatanga amazi mwumve hafi. Icyo nashaka kubabwira ni iki: mureke tugaruke mu rugo, tugaruke mu rugo, kuko byose niho bikundira. Tugaruke mu rugo, niho tubasha kuzamura itorero, kuko umwanzi Satani nta handi ashaka kutuvana. Arashaka kutuvana mu itorero, arashaka kutuvana mu byizerwa, arashaka kudutsinda munsi y'urugo. Amina. Mwumve ngo igihe uvuye mu rugo, mu ruzitiro rw'Uwiteka, aho wigira kubaho neza, aho wigira urukundo, aho ukundira uwo mwashakanye umubiri umwe nawe. Hari abatabyemera batyo, ariko umugore ni umubiri w'umugabo, kuko yavanywe mu rubavu. Niyo mpamvu umugabo ari umutwe w'urugo, ariko adashobora kuyobora urugo wenyine ngo byemere. Birashoboka ko yagushije ishyano afite umugore udashobotse. Birashoboka ko wa mugore we wagize ingorane ukagira umugabo udashobotse. Birashoboka ko mwabana mwe mwagize akaga mukavuka kuri mama na papa badashobotse, ukaba uri mu rwana no gushakisha ibyatuma uba umuntu muzima inyuma y'urugo, kuko mu rugo nta gihari. Byumvikanye? Iyo mu rugo nta gihari, turasohoka tukaruvamo tukajya guhiga ibyatubeshaho ahandi hantu. Ese birumvikana? Hari abantu bakiriye ubutumwa kuko tutabwumvise iwacu, muri abo ndimo, kandi nzi neza ko namwe murimo. Nibyo? Ubu aka kanya mbabajije ngo abagize amahirwe yo kuvukira muri iri torero hazamura bake. Mvuze ngo abantu bakiriye ubutumwa bw'iri torero bakuze, nazamurana nabo. Ntabwo njyewe nagize amahirwe yo kuvuka mu Badiventisti. Famiye z'iwacu banye kwa ba data wacu ukagera kwa ba mama wacu ukarondora, bose bari abagatulika bakomeye. Ariko igihe kiragera nakira ubutumwa, kuko nabwakiriye nk'ubutumwa bw'ukuri. Amen. Ariko amen yahirananiwe. Murananiwe, murashonje, ni ikihe kibazo kiri aho? Amen. Amen. Gutyo gutyo. Ntabwo abantu twagize amahirwe yo kwakira ubutumwa ari uko twabwize iwacu mu rugo. Hari abagize amahirwe rero batazi kuyabyaza umusaruro, ukavukira kuri mama w'umuririmbyi na papa w'umuririmbyi w'umukuru w'itorero, ariko ntibikubuze gusohoka mu rugo kujya kunywa itabi. Ese ibyo mwarabibonye? Abasore bacu, mvuze itabi kuko nzi yuko abenshi murinywa, muri siba mwaje gusenga. Ese si ikibazo? Ni ikibazo? Ni ikibazo gikomeye. Iyo mico mibi abagore n'abagabo, abasore n'inkumi twiga, nta handi tuyivana hanze y'urugo. Tuba twavuye
mu ruzitiro Uwiteka yaduhaye tugomba kwigiramo ibyiza, twarangiza tukumva ibyiza bitaduhagije tukajya gushakuma iby'umwanzi Satani yateganyirije abatubaha Imana, tukagenda tugasangira nabo. Mu by'ukuri rero kugira ngo tubashe guhumurizanya ni uko tugira igihe cyo kwicara, tukicara mu muryango iwacu mu rugo, mama na papa n'abana bagize amahirwe bakibafite, tukiga ibyanditswe byera. Amen. Tukiga ibyanditswe byera, tugasoma amigisho. Nababaye cyane bavuga ukuntu mwese, hafi ya mwese mutsindwa no kwiga karindwi. Nibajije niba ari ukutamenya kwiga karindwi icyo ari cyo, kandi nzi neza ko muri abahanga mubizi. Ahubwo siporo y'umukristo aha ntabwo irumvikana, ariko ntabwo ari aha gusa, n'iwacu nimuhaza muzasanga ari uburwayi rusange, ni indwara rusange, indwara yo kudasoma ijambo buri munsi. Nk'uko tubwirwa ngo upime ibiro byawe maze umenye amaritiro y'amazi ugomba kunywa. Iyo utanyoye amazi buri munsi kiba ari ikibazo cyangwa si ikibazo? Ni ikibazo gikomeye. Tugomba kurya, tugomba gukora siporo. Siporo y'umukristo ni ugusoma ijambo ry'Imana. Nk'uko ubyuka ukagira gutya akaboko ngo wumve ko bikunda, ukwiye kwiga ijambo ry'Imana buri munsi, uko bwije n'uko bukeye. Kandi uretse yenda itsinda rinini mbona ry'abanyeshuri, nabonye mufite amatsinda suiva ya fakulite zanyu, nabikunze. Mukwiye no kwiga, ntibavuge ngo itsinda ngo kwiga karindwi ngo hize abantu 3, ngo handitse abantu ngo 25, ngo ariko ngo karindwi kizwe ngo n'abantu 7. None se 20 na bangahe musigaye? Buri munsi ntimwiga. Iyo ni siporo y'umukristo, ndayibashishikarije. Kandi kugira ngo tubashe kubona iby'ubu bugingo, ibyatuma tubasha nakunze umuntu watwigishije mu itsinda narimo iki cyigisho. Wumvaga so avuga ibintu azi rwose. Ubuhanuzi tubufata nk'ubutinyitse, nanjye ndabutinya, kuko uba wumva utiyizeye ko ahari ibisobanuro uri buvuge bihuye n'ukuri. Ariko umuntu watwigishije namukunza, azi ubuhanuzi, arabivuga vuba, arabivuga yihuta, arabisobanura neza. Ati abantu hari ubwo bavuga itorero ntibumve itorero icyo ari cyo, hari ubwo bavuga inyamaswa ntibasobanukirwe inyamaswa iyo ari yo. Yabyigishije, numva ndafashije. Imana imuhe umugisha. Aho yicaye abyumve ko nanezerewe, Imana imuhe umugisha. Kandi buriya baratubwiye ngo na bya bindi nari mbabwira byo mu muryango, ibintu byabaye byiza jya ubishima, n'ibyabaye bibugira ute ubigaye. Umuntu yakoze neza biraryoha ko ashimwa, sibyo? Rero n'iwacu mu muryango, mu rugo, umugore nakora neza nashimwe, umwana nakora neza umubwira uti merci, ndetse hari n'ubikunda akabirekarama kuko ntabyo wamubwiye kandi yakoze neza. Umuntu rero wakoze neza agomba gushimwa, ubumuhaye motivation, ubumuhaye courage, ubumuhaye ikintu kimutera ko nyine iyo yakoze neza bigira abo binezeza. No mu itorero rero habamo abantu bakora, mujye mubashima, Imana ibaha umugisha. Turebe isomo hano muri Yesaya 40, tuvane ku murongo 42 guhera ku murongo wa 8 kugeza ku wa 9. Yesaya 42 guhera ku murongo wa 8 kugeza ku wa 9. Muhumve cyane.
ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Dore ibya mbere birasohoye, n'ibishya ndabibamenyesheje, mbibabwiye bitari byaba. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ntabwo Imana yigeze igira ikiduhisha. Ibintu byose yarabitubwiye bitari byaba. Aha muri Yesaya 40 uhereye kuri uyu murongo wa 8 ni aha nafashe ndasi umanutse. Imana iratubwira ngo mbibabwiye bitari byaba. Dukwiye guhora twiteguye, tugahora turi maso, kuko tutazi umunsi n'isaha. Mu Byahishuwe igice cya 22 umurongo igice cya 22 umurongo wa 12 ndakeka, reka mparebe. Ibyahishuwe 22 yego umurongo wa 12 nibyo. Kristo mwiza wacu ugiye kugaruka, akagaruka guhemba umuntu ibihwanye n'ibyo yakoze. Aho hantu iyo mpageze mbwira umuntu ngo humve cyane, reka twumve uko havuga atari amagambo yanjye. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesa ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Amen. Ntago twemerewe gunyura ahandi hantu tudaciye mu marembo, kuko icyo gihe waba useseye. Ntago rero nk'abakristo, nk'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, nk'abantu bakiriye ubutumwa bwiza, nk'abantu biteguye ko Kristo agiye kugaruka, nk'abantu basabwa gukora ibyiza kugira ngo tuzaba ari byo duhemberwa. Niba mwabyumvise neza, aravuga ko aje kandi azahemba umuntu ibihwanye n'ibyo yakoze. Isuzume, umaze numara kwisuzuma uvuge ngo ahari ubwo nzahembwa ibihwanye n'ibyo nakoze birahagije. Ugire gutya uvuge ngo ibyo nakoze birahagije, nimpembwa ibihwanye n'ibyo nakoze birampagije rwose. Ibyo birasaba ngo wisuzume, wowe wisuzume, witekerezeho, wikunde, ufate umwanya, wihererane na Yesu, akubwira ibyo yakubwiye byose, akwibutsa ibyo utibuka, urushaho gusobanukirwa. Wibaze ngo ko Kristo yivugiye ubwe ngo araje kandi aje vuba, arasanga mpagaze nte? Arasanga niteguye? Ese ko azahemba umuntu ibihwanye n'ibyo nakoze? Ibihembo byanjye bimeze bite? Nagambaniye abangana iki? Nishe abangana iki? Natanze abangana iki? Nakoze ibyangwa n'amaso y'Imana bingana iki? None ko ngiye guhembwa ibihwanye n'ibyo nakoze, narihannye kuko twakoze ibyaha twese, ibyo tubiziranyeho, ntitwashyikira ubwiza bwayo. Icyo Imana igisaba ni uko twihana. Abagalatiya 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2 tuhage, mugendeyo turebe icyo hatubwira. Turasabwa kwihana, turasabwa kwiyeza, turasabwa kuva mu byaha kuko niko kujijuka, turasabwa gukundana, turasabwa kugira urukundo Uwiteka atubwira gukundana. Dukwiye kurugira ruboneka muri Yohana, tugakunda bagenzi bacu, tukirinda ibibi, tukirinda ubugambanyi, ariko tukamenya ngo kuko turi abantu Satana dutwaje igitugu, ahari ibyo binyagwa twabiguyemo, ukavuga ngo njyewe hamwe n'Imana yanjye narihannye, nasabye Imana imbabazi,
ntabwo nzasubira ukundi. Reka turebe mu Bagalatiya icyo hatubwira. Abagalatiya igice cya 6 haravuga ngo iki inshuti zanjye bahageze, ngo bene data umuntu ntiyadukwaho ngo uba wagize ute, uba wadutsweho, uba watewe imyuka mibi, abadayimoni baba baguteye, ubasha kwadukwaho n'uburaya utarabuvukanye ariko bikakwadukaho uri umuntu mukuru utarabivukiyemo, utarabibonye iwanyu, bakuha itike yo kuza kwiga muri kaminuza ukahigira uburaya, ukumva nibwo busirimu, ukahigira ibintu utabonye iwanyu mu rugo, maze ukajya inyuma y'urugo ugatoragura. Ngo bene data umuntu ntiyadukwaho n'iki, n'icyaha, bya bindi byose tuziranyeho. Mwebwe ab'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza, ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe atagira gute, adashukwa. Ntabwo twemerewe gufata abanyabyaha ngo tubajugunye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uwo muntu ntiyadukwaho n'icyaha ngo tumugaruze ubugwaneza. Kuko iyo umuntu aguye mu cyaha ukamujugunya uba urushijeho kumuha Satani, kuko uko kumujugunya biramwihebesha. Uko kumujugunya bituma yumva bye byararangiye, maze ntabashe kwegera Imana, ahubwo agahunga rwose. Mwanahura mwarasenganaga akareba hirya, mwanahura mwariganaga akareba hirya, kubera ko yadutsweho, yaratewe. Uwo muntu rero buriya n'umwana mu rugo wagize ikibazo, waguye mu ikosa, niwe wegerwa cyane, niwe ukundwa cyane, niwe ugomba kugaruza ineza kugira ngo atagendanirako. Iyo ugize amahirwe aragukundira akagaruka. Umwana w'ikirara muzi amakuru ye muri Luka igice cya 15 ukuntu yagarutse yisubiyemo, yafashe igihe yisubiramo. Inshuti zanjye ndabingingira kwitekerezaho. Iyo udafashe igihe cyo kwitekerezaho ibintu birakuzambana, birazamba rwose. Ugomba gufata igihe, ukaba nk'uriya mwana wo muri Luka 15, umwana w'ikirara yaricaye yisubiramo, maze aratekereza, areba ubuzima bubabayeho, yibuka ko ari umuntu ukomeye, utunze, barya bakanabimena, kandi we yarageze igihe cyo kwifuza n'ibiryo by'ingurube. Ariko amaze kwisubiramo, hari ahantu ndahakunda cyane, yaragarutse. Garuka mu rugo nshuti yanjye, garuka, wicika intege. Birashoboka ko hari ibyo wangije, birashoboka ko wari uzi ko byakurangiriyeho, ariko garuka mu rugo. Uwiteka ashushanywa n'uriya mubyeyi ateze amaboko ngo tugaruka twakire kandi atubabarire rwose. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo byatukura tukutuku, nguma Uwiteka arabihindura umweru ngo bise na shelegi. Reka rero twese tugaruke ku Mana, tugaruke mu rugo, duhindukire ibyatujugunye hirya no hino, ibyagiye bitwikubitaho, tubyange mu izina rya Yesu, ahubwo duhindukire tugaruke. Mu by'ukuri igihe cyose mugenzi wacu aguye mu moshya, igihe mugenzi wacu aguye mu cyaha, ngo mwebwe ab'umwuka, amina, ntabwo umuntu wababarira uwakoze icyaha ari umuntu udafite umwuka wera, ntabwo bishoboka. Babivuzeho abo muri Doroka, aba bantu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi.
abari bahari bakuru mwarabibonye ko bahizwe bukware, barahigwa, baricwa, kandi bicwa nabi. Abari bahari mwarabibonye, ntabwo turi bubibaza abatari bahari. Ariko aha nabonyemo abantu tujya kungana babirebesheje amaso yabo. Aba bana barabyanditse mu bitabo, mujye mubisoma kandi ntimukabifate nk'amakabya nkuru. Ahubwo njyewe iyo nsomye ibiri mu bitabo nk'ababibayemo tubona bitaranditswe byose. Nibyo? Ntabwo byanditswe byose. Ntabwo byanditswe byose, kuko ntabwo byakwandikwa ngo bikunde. Ibintu byabaye muri ariya mezi abari bahari nibo babibara. Birashoboka ko wari uhari ntacyo bikubwiye, ntawe ukwirukankana, ariko uko byagenda kose ntaho amaso wari wayashyize ibyakorwaga warabirebaga, si byose? Biranashoboka ko waba uri hano mbivuga ukabyumva nk'umuntu wari mu mwobo, nk'umuntu bajugunyeho imirambi ibihumbi. Aba bana bumva bidashoboka. Ugafata umuntu utwite, mwari muturanye, muziranye, bishoboka ko mwanashyingiranye, bishoboka ko mwahanye inka, bishoboka ko mwasangiraga byose, ngo kuko leta ariko yavuze. Mwumva icyo kintu? Nta kindi uwo muntu mwapfaga. Ntiwanamubaza inabi n'imwe na gatoya yaba yarakugiriye ngo uyibone, ariko ukamwirukankana. Umugore utwite ntumubabarire, ukikiye umwana ntumubabarire, urwaye ntumubabarire. Byari biteye ubwoba. Ukabafata bose ukagenda ubica gato ku buryo batari buve mu cyobo batamo, si byose? Hanyuma bose ukabajugunya mu cyobo kimwe batashizemo umwuka. Ibyo byaranditswe, ariko byarabaye. Baragenekereza. Abari bahari mufite amakuru, si byose? Abari bahari dufite amakuru. Nta mwana wababarirwaga, ntawo mu nda wababarirwaga, ntawe urwaye wababarirwaga, ntawe ucumbagira wababarirwaga. Njya mbabazwa n'igicumba cyabaga i Gatagara, abantu munsi Gatagara mu kigo cy'abamugaye cyitwaga Nkusi. Yari afite umugore bazina wanjye yitwaga Bernadette, yari acitse amaguru yombi, acikiye rwose hano yombi. Yagendaga ku kimoto, ndakireba ikimoto kinini, ariko ubwo bumuga ntibwari bwaramubujije kubyara abana beza. Yari afite abana beza. Umugore wewe yari muzima, yagendaga nk'uko natwe tugenda. Ariko uwo mugabo yari acitse amaguru, yari afite ubuhanga Imana yamwihereye, uburyo agenza amaboko, ariko yashaka kuzamuka ukabona arinaze, yikubise kuri cya kimoto akacyatsa. Yari umupapa mwiza mu bigaragara. Ariko bagiye kwica baramwishe nawe, baramufata. Urumva we ntiyari no kwiruka, ntabwo wagenza amaboko ngo uzacika baguhiga. Baramufata, umugore yanga kumuva iruhande, n'ababana bose babashyira mu cyobo kimwe. Icyo nashaka kuvuga ni uko naringeze ko n'umugaye batamubabariye, ariko aho ndihe icyo ngendereye si icyumweru cy'ibyo ntikiragera. Ariko icyo nashaka kubabwira ni uko uwo muntu wafashe abo bantu akabagira gutyo nawe yadutsweho. Ntabwo twemerewe kumurika, ntabwo twemerewe kumujugunya, ntabwo twemerewe kwicara twumva icyacu ari ukumusukaho amakara, kuko nawe yadutsweho. Ikigaragaza ko yadutsweho ni uko ibyo yakoze nta musaruro yakuyemo. Ikigaragara ko yadutsweho ni uko nta nyungu yabonye mu kwica bagenzi be. Ikigaragara ko yadutsweho ni uko harimo ubwenge buke bwinshi, aho ushobora kuba udafite inzu yo kubamo ariko ugafata inzu nziza ukayisenya. Ibyo si uko wadukwaho, uba wadutsweho.
none si iyo nzu basi washatse wa porofisi ukayiraramo icyumweru, ufasha umuntu uramwishe ntazagaruka, ufasha abana bo urabishe ntibazagaruka, ufasha umugore uramwishe ntazagaruka, inzu yabo urayishenye. harimo ubwenge? icyo ni ikimenyetso cyo kwadukwaho. abo bantu bari badutsweho, bari batewe. uwo ni Satani wari wagabye igitero gifite ibishakwe biteye ubwoba. kuko niba ubashije kubona abantu bagiye, ubundi wagombye gushyiramo ubwenge ukavuga uti urutoki nzarusarura ko nyirarwo ntahari, izi nsina urwagwa nzarunywa ntaba hari, iyi modoka nzayigendamo nta kibazo. ariko ikikwereka Satani w'umunyembaraga w'umugome, wishe abantu baragiye, ntabwo bari buzuke ngo inzu bayibemo, urayishenye. insina urazadutse zari gushwera ibitoki mu karyo, urazitemye. mwarabibonye ko n'insina bazitemye bakazitema n'abantu bapfuye? ndabaza abari bahari, mwarabibonye? shobora yenda kuba hose batarabikoze, ariko reka mbabwire harimo kwadukwaho. abo bantu rero badutsweho dukwiye kubakunda, tukabakirira ibibaremereye kuko bararemerewe. niyo nsanganyamatsiko itubwira ngo duhumurizanye. ariko kuko atagarutse mu rugo ngo abe nka wa mwana w'ikirara, agaruke mu rugo abwira Uwiteka avuga ati Mana ndagarutse, nakoze ibibi, sinigeze nihana, nagize nabi gutya ndakwinginze Mana mbabarira. icyo nicyo cy'ingenzi, kuko Imana yadusezeraniye ngo uko turi kose iratuzi, kandi nitugaruka izatwakira. nimuzi wanjye, murye munywe, kuko byose bigize bite? birahari. rero turasabwa kugaruka, nshuti zanjye, turasabwa kugarukira Imana, bikadutera guhora turi maso, kuko tutazi umunsi n'isaha umwami wacu azagarukira. hariya mu byahishuwe ijambo ryatubwiye ngo araza vuba kandi ahemba umuntu ihwanye n'ibyo yakoze. ariko tukongera tukabona ko umuntu niyadukwaho tugomba kumugaruza neza, kugira ngo Yesu ubwo agiye kugaruka nawe azagaragare mu itsinda ry'abakiriwe nk'abana b'Imana. amen, amen. dukwiye kugaruka, kuko ibyo twakoze Imana yacu yiteguye kubitubabarira. twongere twisubire muri Yesaya turebe Yesaya 40:25 icyo hatubwira. nuko rero mwangereranya nande twahwana? mwangereranya nande twahwana? niko Uwiteka abaza, niko Uwera abaza. aha baranditse ngo niko Uwera abaza. mwangereranya nande twahwana? mwangereranya nande ko ndi umunyembabazi ntitaye ku byo mwakoze byose? mwangereranya nande ko mbakunda mutankunda, ko mutitondera ibyo nababwiye? ijambo ry'Imana ryaravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. ese koko iyo wisuzumye wumva ukunda Imana? wowe iyo wisuzumye, nkunda kubwira umuntu ngo humiriza ubitekereze neza, ubyuze ubyumve, maze wibaze niba ukunda Imana koko. gukunda Imana, icyigisho turangije kitubwira gukunda bene data, mugenzi wawe ukamenya uwo ari we, ukamubabarira, yagwa mu cyaha ukamugaruza neza, yakwitabaza ukamutabara, yaguhamagara ukamwitaba. ese turabikora? ntabwo tubikora uko biri, kuko umuntu wese usanga yikunze. nanjye ntibimpagije, uhora wumva nawe byaba bitaguhagije, uhora wumva utatabara undi, ubaza undi ati n'ibyanjye byarananiye wana, uriya se ndamushakaho iki, uriya se n'umwana nagende. si uko tubavuga? ni akazi ke, uriya se n'umwana, ubwo nibyo yahisemo, ko
kujya wumva aricyo gisubizo. Nibyo natangiye mbabwira, abantu turabarakare cyane, nta mpuhwe dufitiye bagenzi bacu. Ubundi twakagize umubabaro tukarira kubw'ibyaha byacu n'ibya bagenzi bacu, ukumva ubabaye. Umuntu yagwa mu cyaha ukumva guteye agahinda. Umuntu yagira ibyago mukifatanya mu byago bye. Kamubwira uti inshuti yanjye, pole sana, wagize akaga, ntabwo ari uko byakabaye, ariko ihangane, hari Imana mu ijuru. Amen. Hari Imana ibabarira, hari Imana itabara, hari Imana yumva, hari Imana ikiza. Humura, iyi ndwara izakira, humura, iyi nzara ufite izashira. Ndetse reka ngire uko nkugenza, njyewe mfite ku muceri ngwino nguye, ukagira impuhwe, ukagira urukundo. Umwana wa mugenzi wawe niyambara ubusa urunze imyenda mu bikapu biribwa n'imyenzi utanamenya ngo bingana iki. Doroka yabasabye imyenda, muzayimuzanira. Reka mbabwire, ni birebire. Izina ry'Imana rishimwe. Ni ukuvuga ngo nta kintu gikwiye kudutandukanya n'Imana yacu, kuko Imana yacu ntabwo ihwanye natwe. Twe tubijera nk'abantu batokojwe n'icyaha, twakoze icyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Imana iratubaza ngo turi hehe? Murebe mu Itangiriro, igihe Imana yazaga muri Edeni ikabaza Adamu ngo Adamu uri he? Ariko kubw'icyaha yari yahunze, yari yasuye mu ruzitiro Imana yamuhaye. Ibyo dukora byose Imana irebera hose icyarimwe, irabibona. Mureke twihane tuve mu byaha, kuko niko kujijuka. Kandi kugira ngo tuve muri ibyo byose ni ugufata ku rufatiro rufatika, ari we Kristo Yesu. Amen. Kristo Yesu ngo nimuze murye munywe, kuko isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Kandi igihe cyose tumuhungiyeho ntacyo yatwima, ntacyo yatwima, kuko byose arabifite. Dukwiye gushima Imana, kuko Uwiteka yatugiriye impuhwe, abona tumaze kurya ku giti kibi, igiti cyabujanyijwe, ariko aravuga ngo abantu banjye babayeho by'iteka ryose bakaramira muri iki cyaha, yaba ari ishyano bagushije. Kuko Imana ntibeshya, yaravuze ko n'ibikorwa no gupfa tuzapfa. Uyu munsi rero urupfu rutugeraho, imyaka yacu yo kurama ngo ni 70, ngo yaba myinshi ikaba 80, ariko ijambo rikongeraho akantu gateye ubwoba hasi, ngo ikibabaje ni uko iyo myaka ari imyaka y'umubabaro. Ariko dufite ihumure muri Kristo Yesu, ko agiye kugaruka kututwara, tukaruhuka imiruho n'imihati yo muri iyi si. Ibi byose bitugoye tukabivamo, tukazatura mu gihugu cy'ijuru hatazaba ikibazo na kimwe. Mbifurije kuzaba muri icyo gihugu. Amen. Mbifurije kuzaba muri icyo gihugu, igihugu kitazabamo kurwara, igihugu kitazabamo jenoside, igihugu kitazabamo inzangano, igihugu kitazabamo gupfa no gupfusha, ahubwo tuzarya ku giti cy'ubugingo, nta no kuruha kuzabayo. Izo mvune z'amashuri wiga bigorana, ndetse amakati ukayahabwa bikanga, bakaguha rofeshaje bikanga, bikarangira unirukanywe, aho ntago bizagerayo. Izo ni intambara zo mu isi, ariko zigiye kurangira. Nimuhumure, turi hafi gutaha, tugiye kuba mu gihugu cy'amata n'ubuki, igihugu kitazabamo gupfa no gupfusha, igihugu tutazongera kubura abacu ko twiboneye. Izina ry'Imana rishimwe. Reka dusoza turebe Yesaya 54 umurongo wa 11 tugeze ku wa 13. Yesaya 54. Yewe urengana
ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe. Amabuye yawe nzayaterekaho amabara meza. Ya mena yanyu ifite ikibazo. Niba ubwirwa yuko amabuye yawe azaterekwaho amabara meza, ntukwiye kubishima Imana. Niba warahuye n'ibibazo ntuhumurizwe. Reka masubire guhera ku murongo wa 11. Yewe urengana. Ese abantu bararengana? Abantu bararengana cyane. Umuntu akurega amahugu, akagutekinika, akajya mu rukiko agatekinika, akajya mu bavoka agatekinika, ugafungwa, ukanakatirwa kandi urengana. Bibaho? I Butare namwe murabigira ko mucecetse? Twebwe i Kigali turabigira, kuko i Kigali abatekinisiye bose niho bahurira. Yewe urengana, ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe. Iyo ni imiyaga. Iyo ni imiyaga itubuza amahoro. Inkubi y'umuyaga ijambo rivuga ni bya bigeragezo byose bikwirundaho ukajya ugira ngo ni wowe munyabyaha ku isi, ukabona nta kintu cyiza wigeze ugira. Ukaganira n'umuntu akakubwira ati ngiye kuva naba umwana kugeza nkanye ntya, nta mahirwe nigeze ngira, nta kintu cyiza nigeze ngira. Ariko rero reka nkubwire ngo humura, uriho kandi nawe Imana hano iguhaye igisubizo. Urarengana, urahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntabwo wigeze uhumurizwa. Amabuye yawe nzayaterekaho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro. Amen. Imirama yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Amen. Yewe, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Tugiye kubona umunezero tutigeze tubona muri ubu buzima, umunezero tutaboneye iwacu mu rugo, umunezero tutaboneye mu kazi dukora, umunezero tutaboneye muri iyi si. Uwiteka araduhumurije ko agiye kuhashingisha amabuye anezeza. Umuntu utigeze ahura n'ibimunezeza nabane n'Uwiteka neza. Ibinezeza Uwiteka arabifite kandi adusezeraniye ko ari hafi kubiduha nituhagarara neza, ntitugwe isari. Yesu ari hafi kuza kuduhemba ibihwanye n'ibyo twakoze. Tukiri muri ubu buzima, Uwiteka adufashe tubashe kwitegura ko ari hafi kugaruka kandi agiye kuza kutujyana ahatazaba ikibazo icyo ari cyo cyose. Tubonye ko ingabano zacu zizashingishwaho amabuye anezeza. Mbasabiye uwo